ukumva ko Jekaka tutelefasa ndumva President Tshisekedi ari mu mwanya mwiza wo kwishyira ku munzani we na Jekaka bahagaze ikatanga wakomerwa amashyi ari mu mwanya mwiza arabizi uwo kubyumva warangiza ukabona inzira yerekezayo irafunguye kugerayo no kugendera kuri uriya mukandara Jonathan uriya yatwereka nariya mazi akunda kutwereka amasura mukabyarawe wawe ubonye uwo mukandara from there kuri iyi karita itaduha amakuru menshi ariko biragaragara ko amazi aturuka ruguru hafi ya Bukavu nubwo ni muri kuri Buvira neza ukamanuka paka Katanga se wamumereye iyo karita washaki karita ishobora kuba ya information ejo bundi yarari kuyiduha sinza ahantu yayishize noneho Jonathan nukomeza hariya wageze hariya kuri Uvira ukagendera kuri ari amazi urumva hari abantu butanyije bisigara transport ishoboka ari yo mu kirere gusa yego kandi abantu bari bafitanye ubushuti n'ubuvandimwe icyo si icya mbere. Icya kabiri kugera Baraka wavuga ngo ni cheflier ya territoire ya Fizi niko umuntu yabivuga kabone nubwo nibyo ngira ngo Baraka ari muri Fizi tote nibyo wareba umuntu ageze kuva Baraka ujya Kalemi cheflier nayo y'intuza ya Tanganyika yego Tanganyika yo ni province cheflier ya Kalemi ni Kindu urumva ari naho haba cya kigo cya gisirikare bagombaga gukantona mo M23 ibyo byose iyo ubirebye byamara kureba ukavuga uti aha hashojwe byagenda gute uhita ubona ko from Uvira urugamba bya bindi kuwaba afite akayihayeho ku rugamba noneho wakumva ko batahagarariye Uvira no kugera kuri iki cyumweru ngira ngo bari bageze kuri 20 km uva Uvira kandi bagenda kuri uriya mukandara ano mpamvu barimo bavuga bati Baraka byaba ari ibibazo from Baraka to Kalemi wajya kubireba koko ugasanga hari icyo gutinya no kwikanga ugasanga ntago ari byiza kuko aho namabuye ni ibuye rimwe ririmo kwica inyoni ebyiri kuzitira umuntu n'inshuti ze urumva ukahashyira imyugariro at the same time wamara kwashyira imyugariro ukavuga utoke noneho ikibazo tukikemurire duhangane niho rero ubona ko Uvira ibera strategique haramutse hari hago kayihayeho ko gukomeza urugamba yego wajya kumva on ne parle pas de Doha nje narinzi ko ahubwo la meilleure solution urumva nyuma yo kumva ni imitsi bamara kuyumva n'abakongera kubona ufite imitsi kurenza undi numvaga Doha iri buze guhita itabazwa kandi nayo ikanatabara ariko senko bayibyukije senko bayibyukije muri actualité niho nayo n'indi parti indi parti rero muri politike y'Kongo Chanel hari abantu b'imbere mu gihugu urumva batarimo kugira hanini n'icyo bavuga mu gushotorana muri iyo conflit n'urugamba rwa minsi yose ariko ubona n'abamajwi yabo yongera kuzamuka ya FCM 23 igize aho hafatika yego nabo bagatangira umuriro wabo kongera ukazamuka ubundi bari bacecetse nabo bakabira wumva bahita bagaruka hafi aho nabonye mu kanya nabonye Mukwege ati kuki communauté internationale tarimo gutuka u Rwanda yego ngo Mukwege agahita azamuka nyine nawe kumvikanisha ko ijwi rye ndahari buriya abanyapolitike n'abahanga bagomba gukoresha uko bashoboye bagahora bahari yego ko mu bihe bikomeye igihugu kirimo nta kintu wazongera kubeshyeshya abaturage barakubwiye ati cyagiye ko byari bikomeye wari urihe urakoze urumva Fayulu mwabonye uburyo mu masezerano agomba kugira byanze kunza agomba kuzamuka ariko wajya kureba niho bitera ikibazo wajya kureba abantu nk'aba Kamitatu wajya kureba abantu nk'aba Katumbi
wajya kureba abantu nka bakabira ukabona baracecetse. yego ubu Katumbi aracyacecetse urabyumva. yego ukabona baracecetse. icyo nacyo cy'ubwacyo umupinzani wabo ugomba guhita ugira ibyo wibaza. aba bacecekanye iki? Katumbi ariko ejo bafata Uvira yari ari kuvuga ngo nibashyireho ibiganiro nibyo byonyine ngo byahagarika intambara, kandi aravuga ati ikwiza intambara zibaye abantu barapfa. Trezo nubwo ndi kubona utera Didier Sinye kubera iminota mikeya dusigaranye mu kanya, hari iminota mikeya nshakamo Jadoka duhamo hagateka way Didier dohe Twitter ebyiri nabonye zivuga ibintu bibiri binyuranye ku gihugu cy'u Burundi n'ingabo zabo bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi ambasade y'u Burundi Kinshasa yatatse Radio Okapi iri kubabwira ati ibyo bihuha byanyu mwirirwa mutangaza, mwebwe muratinyuka mukavuga ko abasirikare bacu bari kuva ku mirongo y'urugamba. Ejo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo ahubwo aravuga ati ingabo zacu ziri kuva muri Uvira, atari uko zitsinzwe ahubwo no kubahiriza amasezerano ya Washington. yego Kadusomere. ambasade ya reka mpere kuri ntoza kuri general wavugaga ati ni the chief of general staff of the Burundian Armed Forces, General Prime Niyongabo, sans preuve ni source crédible ne reflète pas la réalité. Ni ambasade y'u Burundi muri Kinshasa yo yaranyomoje yavuze yuko ibyatangajwe na Radio Okapi byuko ingabo zahawe akayira ka eshapatoire ko kunyuramo kugira ngo zisubirire i Burundi, kandi iyo nzira ikaba yari controle irebererwa na AFC 23. ngo ibyo bintu sibyo, ntaho bihuriye n'ukuri. Ibya bindi twavugagaho ku munsi w'ejo ko ingabo z'igihugu ariko ziri kuvayo zasabwe, nyine Radio Okapi yarabitangaje ko hanyuma hariya uriya wo hakuno we Prime Niyongabo we yemeye yuko ingabo zavuyeyo muri Uvira atari uko zitsinzwe n'umwanzi. Urumva akantu biri guhuriraho nuko uyu we yaravuze yuko koridoro kuvuga ngo twasabye AFC 23 bati mwatubabariye mukadukana iti ntago twigeze dusaba inzira none yashyamba zasohoka nkuko Prime Niyongabo ari kubivuga, zasohoka iyo koridoro itasabwe. Prime Niyongabo urumva bishoboka bose baza gushyira mu hagateka we niyo byagufata umunota umwe. aha niho twasoreje ku munsi w'ejo. Sindimo mbona chef d'état major, umukuru w'igihugu, abandi bavugizi bose, sibyo basobanura neza ko ingabo z'igihugu legitime zitageze kuri misiyo yari yazijyanye ahantu, bakabisobanura uko mwe mushaka bisobanuka, cyangwa se bakabisobanura nk'ukuri kwabaye. Oya, nta kintu na kimwe ku isi nzi gihenze nk'ishema ry'igihugu. Ibiri mu nshingano zabo, ntabwo ashaka kukwemerera, hagombe hashakwa impamvu. Turabyumvikana. Urugero, iki gisobanuro cy'uko bitandukanye cyane cyangwa se byaba binavuguruzanya n'imvugo y'umuyobozi wa diplomasi mu Burundi, Ministre Bizimana. Yego, wabona ko birahabanye cyane. Yego, sibyo, wabona ko bihabanye. Ariko uyu mu mvugo ya gisirikare kigomba kuba kitaneshwa. None se duhereye n'imbere na mbere yuko mwebwe bibasobanurira, murashaka chef d'état major ugenda akabwira ingabo ati basha twakubiswe hariya hakurya, kandi twakubiswe n'abaroberi turi ingabo z'igihugu, akabitangaza se muzinge dutahe kameme. Ariko mujye mwishyira mu nkweto z'abandi, ntabwo bikuraho realite kari realite. Abantu batatanye bakubiswe n'uyu munsi hari abatari babona inzira, sibyo? Ariko ikiza kimwe kinakomeye ni iki ngiki, sibyo? Minisitiri ati nta kizadukura mu Burundi, twaje nk'umuparteneri militaire w'u Burundi, nta wa RDC, urumva? Ati kereka RDC yonyine ni twebwe nk'abarundi izadukura ahangaha. Turabyumvikana? Yego. Nta masaha make nibyo minisitiri yavugaga. Burakeye chef d'état major ati twakoze withdraw, ingabo zacu twazikuyeyo mu kubahiriza amasezerano. Kandi icyo wacyumva ukumva kinafite uburemere mu kubaha, cyangwa se ko akarere
batangiye kugira ibyo bumvikana ukuzi ko ejo bundi hano mu Rwanda nibyo bari gusobanura cyane bavuga bati Uburundi n'amasezerano bafitanye na Kongo abangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Iki kiramutse gikemutse yaba ari intambwe. Reka dusoreze aho ngaho hanyuma twinjire mu yindi ngingo iri mu ziteye amatsiko nanone, aho tugiye kuganira cyane ku bijyanye n'ireme ry'aya makuru yose dushobora gusoma ariko twisunze internet. Ari ijambo rimwe hariya nari bugusaba ukanambwira ukanasobanurira. Who is the enemy of Burundi in that process? Enemy no M23. Ni M23. Byanyuze mu zihe nzira se ngo M23 be enemy w'u Burundi? Mu masezerano bafitanye na Kongo niwe mwanzi bagirwa. Enemy urumva? Enemy of my friend is definitely my enemy. Yego. Sibyo? Mu masezerano bafitanye nta nubwo akiri enemy wa friend. Kuko abasirikare b'u Burundi bari kurwana mu ihuriro ry'ingabo rya Kinshasa. Sinumva rero ko uwo muntu atari enemy. De toute façon M23 ntago ari Tabara. Nene mutari umutsindira. Urumva? Yego. Ntago ari Tabara. No kuvuga ngo kuba yaba umwanzi w'u Burundi ku buryo butaziguye. Byanze bikunze hari indi transition, c'est pas transitivité. Yego. Urumva? Ndi inshuti ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umwanzi witwa AFC 23. Therefore nanjye uwo muntu niki nawe ni umwanzi. Yego. Naho dusoreje rero reka duhindure ingingo ho gato.